ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukagera uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawaguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Ino nkuru ikintu itwereka, twongeye kugaruka ku cyo twari dutangiriyeho, abantu baramuzanye already bo bamaze kumufatira n'igihano, banifashishije n'ibyanditswe mu mategeko ya Mose. Baravuga ati, turamutera amabuye. Ariko Yesu we nk'umwana w'Imana yari azi igikwiye kubarusha. Niyo mpamvu yafashe umwanzuro, ntiyemera ko bamwica, ndetse anababaza se, ni nko kubabaza se, mwebwe muri bande mugiye guhana uyu muntu? Kuko ijambo ry'Imana harimo indi nkuru ivuga ati, se kuki ureba kuri mugenzi wawe, agati kari mu jisho rya mugenzi wawe harimo umugogo? We urinde wo gucira mugenzi wawe urubanza. Umuntu umwe ashobora kuba ari umusinzi, ashobora kuba asambana, ariko wowe ushobora kuba uri umujura unicana. Ntabwo umwe kuko akora icyaha gitandukanye n'icyawe, ntabwo bivuze ko wowe ufite ubushobozi bwo kumucira urubanza cyangwa kumugenera igeno rye. Mwese muba muri abanyabyaha mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo hano ku isi ikintu gihari ni uko abantu they sin differently but they are all sinners. Like bose bakora ibyaha, ariko buri umwe agashaka kuvuga ngo icyanjye kiroroshye. Iyo usomye amategeko y'Imana, no kubeshya ni icyaha gikomeye. Ariko ugasanga umuntu we kubera ko abeshya akumva ko usambana ari we munyabyaha kumurusha, cyangwa kubera ko we ari umusinzi gusa akumva ko umujura ari we munyabyaha gusa. Buri wese agira amafuti ye, agira ibyaha bye. Ugasanga umuntu wenda kubera ko we yubahiriza isabato, ugasanga aravuze ati, ngiye kuba nubaha isabato, ndi umukristo cyane kurusha uriya utayubahiriza. Kandi ugasanga mu by'ukuri nubwo yayubahirije, nava nko gusenga